Kagame ariko nawe tumuha amashimesho cyane. Ishimwe Gisele, félicitations. Mu by'ukuri ni iby'igiciro gikomeye guhembwa na Madame First Lady. Izi certificate mubona ubu hariho sinyatire ya Madame, bivuze ngo aba bana bidashyikirwa. Murakoze cyane. Abayobozi bataragenda ariko ababaye indashyikirwa babegeza imbere. Barakoze cyane ariko bashyikiriza impano zitandukanye banafata amafoto y'urwibutso kugira ngo uyu munsi uzajye wibutsa yuko umuhati wabo atari ubusa. Kwiga neza, nabonye ahangaha igarambi bavuga ngo discipline first, smartness second, work hard, bakanyuma nakiyogiwe ariko ntabwo nari nagize, ariko bariya babimenya kuko n'abambere n'indashyikirwa. Rero dushima Imana yabahaye imbaraga zo kubikora neza. Nari ndi kubivuga, iyo wize neza ukagira discipline hamwe n'Imana iragushoboza. Turifuza ko umwaka utaha tuzagaruka hari abandi bana bahembye muri college Karambi. Ababyeyi baramukoma amashyi cyane, wasanga ejo ari wowe. Uyu munsi turava hano tubasengeye tubwira Imana ngo ubwo uyu munsi hari abana bahembwe, n'ubutaha hazabe hari abandi bazahembwa babaye indashyikirwa mu byiciro bitandukanye. Ariko muri primaire ho ubwo byasaba gusengera imirenge dukomokamo yose, ariko nabyo ntacyo bitwaye. Ubwo abazava muri tronkombi, ordinary level ndetse na A level, ubwo turifuza ko hazagira abavamo bazahembwa. Ari nako dushimira umuyobozi intumwa ya Imbuto Foundation wadushimire cyane ku bw'ibihembo baduhereye abana.